Lewis wandekuye Fisha ngiye kuvuza induru. none urimo urakina imikino y'abana. Umva nkubwire nshaka kugusaba imbabazi ndabizi naragukoshereje nakubwiye nabi kandi nta kibazo cyawe ntabwo uri umwana mubi gusa Fisha mbabarira wumve ndakwinginze please Fisha ndagusabye gukora ibyo bintu ndagusabye Fisha Fisha waretse kwirakaza ndagusabye Fisha ako uguze ikintu ushaka kukubwira nubwo ikwanga uzi ikintu ushaka gusaba wamara kucyumva. Okay mbwira undekure Fisha ndashaka gusaba iki basi nyumva utuje kuko cyose nyine banzu nyumva utuje. Lewis ndi kukumva banzu nyumva nta mujinya ufite ndi kukumva amatwi yanjye nayicaye. Okay Fisha njye ubwo ikintu nashaka gusaba njye ndashaka umbwirire mama nyine ko tudakundana ubimwumvishe umbabarire ubimwumvishe Fisha mbabarira. What ibyo nibyo rurimo mpagatan urimo urasaba imbabazi yabyo. Lewis you know Wow, reka nangire mvuga ati Imana ishimwe kubera yuko ubonye yuko Lewis akomeje gushyira agatima kuri Alice. Ni ibintu byiza cyane tugiye kubyishimira ndetse bigiye no kudushimisha. Muntu wishimira urukundo rwa Alice na Lewis rwose jya muri comment unyereke ko wahageze. Ubonye yuko nyine Lewis yakomeje gutekereza kuri Alice. Ni ibintu byiza cyane. Ubushize muri episode yatambutse mwabonye yuko Lewis yagerageje kwikuramo Alice ku buryo bushoboka, ku buryo yaje no kuvuga yuko amwikuyemo burundu nubwo yamubase akamugira nk'ikiyobyabwenge bigatuma atamuva mu mutwe, ariko ngo agiye kugerageza kumwikuramo. None uno munsi turi kubona Lewis byaramunaniye ko yakwikuramo Alice kubera yuko urukundo rwabaye inganzamarumbo bituma Lewis ndetse na Alice bamatana. Uyu munsi twabonye ko Lewis muri episode imaze gusohoka mwabonye ko Lewis yakomeje kwikuramo Alice ariko biranga, agerageza kumwikuramo biranga, ndetse na Daniel amuhamagara amubwira ati ese Lewis watekereje ku mukunzi wawe wahoze ukunda cyane yitwa Alice ukamutekerezaho ndetse ukibaza n'icyatumye umwanga, ko wasanga umubeshyira kandi atari ko yabikoze. Ngira ngo murabizi rero yuko Alice yazize yuko mama Lewis yabwiye Lewis ati Alice yanyibye amafaranga ajyana sheke kuri miliyoni 2 zose arazijyana arazitwara, amwereka n'ibimenyetso mpimbano bituma rero uyu mama Alice ahita amwemeza, yemeza Lewis amubwira yuko Alice ari igisambo. Lewis nawe nagutina ndetse no kuzuyaza aba arabyemeye. Akimara kubyemera rero Lewis yaje no kuvuga ngo ngiye kwikorera iperereza yaka ibimenyetso nyina arabimuha. Akimara kubimuha noneho Lewis arabyemera aravuga ati noneho nibyo Alice ni igisambo, ati ndicuza icyatumye njyewe namenya yuko nakundanye n'igisambo, ati ndongera kwicuza rero icyatumye ngumana kubana n'ikintu cy'igisambo, nizeye nkaho umutima wanjye wose nkaha byose ariko kikadukorera ibintu by'indengakamere. Hadatinze rero wabonye ko Alice yaje kongera guhura na Lewis mu muhanda, aho bari bamaze igihe baraburanye, ndetse Lewis bahura afite inzika amurwaye yuko yamubabaje ndetse akaba ari n'igisambo yibye umuryango wabo. Lewis rero bagihura baraganiye barahoberana, ariko amagambo baganiye ntago yari meza kuko wasangaga Lewis arakaje Alice, ubone yuko nyine Lewis anahirika Alice agwa hasi aranakomereka, biramubabaza cyane. Bantu rero mwakunze ino filimi mwabonye ku gace aho byatubabaje cyane twese, aho twari twizeye ko byibura agiye gutega amatwi Alice akumva icyamushakira ndetse akumva n'uburyo Alice arengana, ariko byarangiye ndetse uyu Lewis amwangiye ndetse amwima n'umwanya wo kuba yamusobanurira. Gusa uyu munsi turi kubona Alice akomeje kuba yahura n'ibibazo by'uko nyine ameze nabi, akuba ari kumwe na Toroma ntago ameze neza kuko yahuye n'ikibazo cy'urukundo. Abizi indwara y'urukundo irakurwaza, niyo mpamvu tutavuga yuko umuhanzi yitwa Makanika
ndetse na Kirisizi na Kevin Kade na Debeni bahisemo baravuga ati burya urukundo ni nk'indwara nk'izindi kandi itavuwe yakwica n'izindi zose. Alice rero akomeje kurwara traumatized, aho usanga ubona yuko aho ari kwa Lucky akomeje kuba ari wenyine ndetse afite n'irungu mu mutima wiwe, ubona yuko nta mahoro afite. Ndetse Lucky nawe akomeje kumbaza ati ese Alice ko tubana kandi twaba tubana neza, ni gute ukunda kumisha ibanga ryawe ry'ukuntu uba umeze nabi? Alice akamubwira ati jyewe nta kibazo mfite kandi meze neza, ahubwo icyo nshaka ni uko jyewe wahora umeze neza nanjye nkamera neza. Ahubwo reka nkubwire, wari uzi yuko akabazo mba afite ari akabazo koroheje? Reka rero uyu ari we Lucky amubwira ati Alice ndakubona ngenda umuntu mukuru, ngomba kuba namenya uko umeze neza, nubwo njya nkubaza ibibazo bimwe na bimwe ukabyihungisha, mbabarira unsubize kino kibazo. Abantu benshi rero twatunguwe tukimara kumva amubwiye rino jambo, yamubajije ati Alice ese waba warigeze kugira umuryango? Ati se kandi niba umufite, waba uzi musaza wawe, waba uzi murumuna wawe, waba uzi ababyeyi bawe, cyangwa se hari abandi bantu mwamuvukana uzi? nta nabo mu muryango y'iwanyu se basi uzi? Ni ikibazo rero kitoroheye Alice habe na gato, kuko byarangiye uyu Alice amubwiye yuko ibyo ngibyo byose nta na hamwe abizi, ngo nta kintu azi. Ariko nawe ushyize mu nyurabwenge wakwibaza ati ese Alice yavutse gute? Yavutse ari ku muhanda, ibyo tubyemera kuko twaharamubonye, ndetse nyina aramubyaye ahita amujugunya ku muhanda, avuka nta hantu yisanga, byagenze gute? Alice rero akomeje gusobanura ubuzima bwiwe, ndetse akomeje no kugenda atekereza uburyo azabaho muri iyi si itagira umuvandimwe ndetse n'umuntu bakomoka ku isano imwe. Ariko uyu munsi Imana yonyine niyo izamurinda ndetse ikamwambutsa n'ibigerageza ahora anyuramo. Ngira ngo nawe nimba wemera yuko Imana izabimurinda ikabimurenza, ntugende utabyanditse muri comment kugira ngo dukomeze duhe Imana icyubahiro. Uyu munsi rero mwabonye yuko Mama Lewis atagaragaye muri iyi episode. Ku yihe mpamvu? Reka tuyirebe. Mama Lewis ubushize twabonye yuko yagiye agaragaza yuko nyine atazagaruka muri iyi filime mu buryo bwari bumeze wane, ariko ntago bivuze yuko atazagarukamo burundu. Filime agiye kuyigarukamo vuba aha ngaha, hari ibyo akiri gukora atunganya. Gusa nanone uyu munsi wabonye yuko yaganiriye n'uwo bita Nana, umukobwa wiwe, amubaza ku makuru ya Alice ndetse na Lewis n'umukobwa yitwa Tricia. Bikomeje kugurana rero, aho usanga nyina wa Lewis akomeje gutitiriza Tricia ndetse na Lewis ngo bashakane, kuko ngo ari amafaranga baba bagiye guhuza n'ayandi, bikaba ari ibintu byiza. Uyu munsi rero episode imaze kurangira, mwabonye ko byari ibintu byiza, twabyishimiye turi benshi, bituma dukomeza ndetse no kwishima. Urabona ko episode iri bukurikire iri buze kudushimisha. Rero mugenzi wacu twabakunze cyane, ndetse turanifuza kuzagira icyo tubamarira nk'abantu mwagiye mudufasha. Nimba utarajya kure, kanda subscribe kugira ngo nuze kubura amakuru yose turi buze kugenda dutanga hano, kugira ngo nawe uze gusobanukirwa. Reka ngomeze mbabwire, mwabonye ko rero kandi Dani nawe akomeje gukora akantu k'agatendo gatangaje, aho usanga iyo ari kumwe na Lewis baganira ibintu bitandukanye, ndetse bakaganira no ku mushinga wa company, ariko bahura na mushikiwe wa Lewis nyine ari we Nana, ukabona ko bibaye iby'urukundo gusa. Ese byagenze gute kugira ngo Dani yisange mu rukundo ari kumwe na Nana? Ntabwo byari bwemezwa neza, ariko ikibigaragaza niko bimeze. Ese Dani byagenze gute? Ubundi murabizi mbere na mbere uyu Nana yaje kuba yahamagara Dani, amubaza utuntu dutandukanye, tubazo n'utundi, abiza kurangira rero Dani yisanze mu rukundo. Byagenze gute rero? Dani yaje kugenda asura uyu mukobwa Nana, ariko Nana ari we babanje kubimusaba, amubwira ati ese Dani ko wabuze, kutakiza hano mu rugo rw'iwacu ngo utuganirize cyangwa se udusure, bite byawe, waburiye hehe ko tugukeneye? Nta gutinda rero kwishi, Dani yaje kumusubiza ati rwose witinya cyangwa se winatinda, njye nzajya nza, nuko akazi kaba kandembeje. Dani rero atangiye kugenda agaragazwaho imbere n'uyu mukobwa, amwereka yuko amukunda
cyane Dani nawe atangiye kujya yajya mu rukundo kuko ubona ko bakunda guhoberana bakora n'ibindi bintu byose by'urukundo kandi atangiye no kuvuga ati warakuze n'uwo mukobwa akavuga ati narakuze nta kundi nyine yabivuga kugira ngo yibonere umukunzi. Reka mabwire ngo rero we muntu udukurikirana kuri iyi channel ya Jackson Rami umusesenguzi urenze abandi umufilimi maker urenze abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda ni wa wundi rwose utishyira hejuru ahubwo utuza agacisha make ni wa wundi ndetse utozwa n'Imana ndetse ikanamubwira ibyo agomba gushyira imbere mu mbaga y'abantu. Nagira ngo nkubwire rero ngo kande subscribe ndetse unakande like nibiba ngombwa najye muri comment wandike uko ubyumva. Ndabakunda cyane igihe nitwa Jackson Rami nimuze kubura ku rubundi busesenguzi ndetse na filimi zitandukanye mu kanya ndaje mbahe n'ayandi makuru y'ingenzi. Murakoze cyane kandi ndabagukunda cyane muvandimwe uri uw'ingenzi ndagukunda cyane urakoze.